kumukingira nabo ubwabo byabarenze. Akisambo karashobotse dore ngaho noneho umuganga yamubaniye. Akisambo karashobotse. Akisambo karashobotse amafaranga. Noneho rero ahangaha nibwo tugiye kuba twaganiriza aba bamere, kuko ngera tumwe na muganga, nibwo natumwe na muganga, ndetse ibintu biri kuba mu rugo byibonera. Guys, mu rugo byibonera rero ahangaha niho ibi byose byatangiriye. Nkwibutsa ko uyu mugabo hano yaramaze kuva kubikuza, ariko nanone yabikuje hashize akanya, ahubwo ahangaha yaragiye kwishyura inzoga yaramaze kunwa, ari naho nahereye mufatira. Ariko abamere nkuko babimubwiye ko ari buze kuba bamufatira ahangaha ku mutaka wa MTN, kuko niyo yarabikuje amafaranga. Ariko murabona bari abantu bari haruguru, hari nayo n'ubundi yari kunywera inzoga, kuko yarasanga umuntu udafite ikintu ari kwikanga. Aba rero niba abagabo bamagara ku murongo wa MTN bakavuga ko bashaka ngo kubayobereje amafaranga iwawe. Ndetse ahangaha rero yaramaze kuba yafatwa, by'umwihariko kuko ko yamaze guhamagara muganga ku 100,000 yari yatsindiye kuri abagore, by'umwihariko ko abacuruzi ndetse n'igihunga cyinshi, kuko saba bonyine hari n'abandi benshi bakomeza kugenda barabikora. Ahangaha rero bamaze kumuta mu maboko, ndetse ahangaha urabona ko ni hahandi yararimo arasoma agacupa. Byose nagiye mbikurikirana, nanjye ndabiterateranya kuko nanze gufatira video rimwe, kuko ntabwo yarabizi neza ko ndi kumufata. Ahangaha nawe yasomeye agacupa, hano kuntu rwose ari kukanwa nk'umuntu ufite amafaranga. Buri umuntu uteye inzoga 5 gutya, uwo muntu aba afite amafaranga. Gusa ahangaha rero maranywera iyi nzoga yari kumwe na mugenzi we bakora ibijyanye cyangwa se ibisa, ariko ntabwo yari yariye kuri aya mafaranga, kandi itegeko ryari rivuga ngo agomba gufatwa wagize ute ubu wariye amafaranga. Nabyo rero byabaye, ndetse iyi nimero ubona imbere niyo bahamagayeho muganga, ndetse abasha kuba yagira ute yabibakorera cyangwa se yavura yafata iki gisambo. Amafaranga yarasubijwe, ndetse uraza kugenda ubibona muri video, kuko ni video nini cyane yafashwe, ndetse naho amafaranga yafatiwe nyuma y'uko umugabo akomeje kunangira, ndetse akomeje kugenda yumva umubiri we utameze neza, nyuma y'uko n'ubundi atangiye kumva ibintu birimo biramurya mu ntoki, ndetse n'umubiri wose ahita ajya kuranga aho amafaranga ari buyatangire. Ndetse n'ibyakomeje kugenda rero birakurwa, ndetse nawe nkubwira ngo aho uri nawe uko byibonera. Ahangaha yaramaze kuba yanywa inzoga, ari nabwo yasubiye hariya, kuko byari bimaze kuba byategurwa ko ariho ari bufatirwe. Ahangaha rero niho uyu mugabo yarasa nk'amaze kundeba, ariko atazi ibyo ndimo, ariko nanone amubeshya ko rwose nari ndimo ndafata ka video ko kwamamaza, dore no ni mugenzi we, ariko ntago bigeze basanyukwa icyo nari ndimo ndakora. Ahangaha rero niho bari bamaze kuba akerekeza aho agiye kuba yatangira uwo mufungo. Ni ibintu bitoroshye, natwe tuba twakoze uko dushoboye, nunangane nemera gufata video nkuko bikwiye, nta kibazo gihari, kuko nawe ubwe nambaraga yari amaze kuba yagira zo kuba yagira uteze kuba yanjaga, cyangwa se akaba yanyurutse yakora ibitakorwa. Angara yaramaze kuba yatabwa mu maboko y'aba bamere. Mwabyiboneye rero nguko uko gahunda zagenze, ndetse nayo ngubwira ngo mu gihe cyose yifuza kuba gukorera ibitangaza wahita wihamagarira muganga, ndetse akagufasha. Anga rero yaragiye gusubiza amafaranga kugira ngo agirirwe ubuntu. Nose umuntu umuntu wamubabarira amubabarira nuko ko si none se mubaza amafaranga asigaranye wumve ukuntu bimeze. Nose ubundi wari ukumva umeze gute? Kubanze nawe mubaze gatandi no guhamagara muganga abwira ko nabashe kuba nagira. Kubanze mubaze urukumva umeze gute? Uri gusha? Cyane rwose. Kubanze duhamagara muganga sibyo? Rwose nimbabarire asigaye 80 rwose nimbabarire n'ukuri. Mumbabarire
uretse gato ndi guhamagara muganga tumaze turebe. Kaduhamagare muganga sibyo? Kaduhamagare muganga turebe icyo yadufasha. Katumuvugishe. Uraho neza muga? Uraho neza? Wa muntu rero twari twamubonye, uwo numyo namubonye ndabona yasaza amafaranga ngo yari yakoreshejemo 80, yarakoreshejemo 18, yarasigaranye 82. Ese nta kintu wamufasha ko mbona yasaze? Yari yavuze we karamubabare ariko reka muguha kuvugisha. Narabonye ariko yariye mu mashya no kumubabarira ntazongere ndetse ahangaha navuga ko ibintu byose byari birangiye, uwari watwaye amafaranga amaze kuzanzamuka, ibintu bimaze kuba byamera neza. Ahangaha rero yararimo aravuga ati mumbabarire ariko ntabwo nzongera. Habuze gatoya ndetse murabona ko yaramaze kongera gusa nk'umuntu ugaruye ubuzima ho gatoya. Ndetse rero reka ngubwire ngo nawe wakoze kuba wemeye kubana natwe. Ibi rero nguko ibintu byagenze. Ahangaha rero maratubwira uko ibintu byari bimeze, nayo ndi kumubaza ndetse n'impamvu yari yabikoze, ariko anasaba imbabazi. Mwakoze cyane, ibihe byiza.